yitwa Uwahiriwe ninde, yakuwe mu gitabo cyitwa Soma wongera usome, igitabo kirimo inkuru 10 ziryoshye cyane, inkuru zidasanzwe z'abato. Iyi nkuru ikaba itwereka uwahiriwe uwo ari we. Ikurikira irangiza iraryoshye. Niba utarakora subscribe kandi ikore none kugira ngo ujye wirebera ibyiza tubategurira. Iyi nkuru itangira umusaza yicaranye n'umwuzukuru we. Nuko umwana aza kumubaza ikibazo giteye amatsiko. Yaramubajije ati: "Sogokuru, ese wahiriwe n'ubuzima ninde?" Umusaza yaramwitegereje hanyuma aramubwira ati: "Umva rero mwana muto, ntega amatwi wumve neza kandi witonze icyo ngiye kukubwira. Inkuru ngiye kukubwira ni y'abasore babiri n'umwana w'umukobwa. Iyi nkuru nirangira urabusobanukiwe neza uwahiriwe uwo ari we. Reka dutangire." Aline, Claude na Manzi bakuze ari abana b'inshuti z'akadasohoka. Biganye kuva mu mashuri abanza batandukanira mu mashuri yisumbuye. Aline yari umuhanga cyane, abo wa mbere mu ishuri, mu gihe bagenzi be babiri Claude na Manzi barabazwa bagahora baza mu myanya y'inyuma mu ishuri. Nubwo bari inshuti maga, Claude na Manzi bahoraga bashengurwa nuko Aline abarusha amanota kandi ari abahungu. Ariko impamvu nyamukuru yatumaga abo batsindwa si uko bari baravukanye ubwenge buke, ahubwo nuko bari indangare, ntacyo bitaho mu gihe cy'amasomo. Mwarimu akigisha bisakuriza, bataha bakirebera televiziyo aho gusubira mu masomo bize, n'ababyeyi babo ntibakurikirane imyigire n'imyitwarire yabo kuko umwanya munini bahariraga akazi. Kuko niko uburere n'uburezi bwabo byangiritse bakiri bato. Claude na Manzi babaga barimo baganira na Aline, bakunda kumubwira ko we ari umunyamahirwe kubarusha. Aho bagereye mu mashuri yisumbuye, Aline yaje guhura n'ibizazane bamutera inda atarasoza amashuri. Nuko biba ngombwa ko ahita areka ishuri, maze urugendo rwe rwo kuruha rutangira ubwo. Nta muntu n'umwe rero wari uzi Aline utarabajwe no kubona umunyeshuri witondaga, utarajyaga mu ngeso mbi, wabaga uwa mbere mu ishuri ari utararangije kwiga. Bagenzi be Claude na Manzi bakomeje kwiga basoza amashuri yisumbuye, gusa ntibabona amanota abemerera kwiga kaminuza bishyurirwa na leta. Ariko kuko imiryango yabo yari yifashije, yabishyuriye kaminuza zigenga, bakomeza kwiga baraminuza. Nyuma y'imyaka 15, Aline, Claude na Manzi bongeye guhurira mu bukwe bw'umwe mu banyeshuri biganye. Claude na Manzi bari basigaye bafite akazi keza kabahemba amafaranga menshi, bari bafite imodoka nziza zihenze, barabaye abagabo banini cyane kandi basa neza rwose. Bigaragare ko ubuzima bwari bwarabaye bwiza cyane. Aline we nubwo yabasuhuje nk'inshuti ze za kera, yabasuhuje afite ipfunwe n'agahinda kuko yasaga nabi kandi abayeho mu buzima butamworoheye. Claude na Manzi byabateye agahinda, bababazwa nuko Aline wari umuhanga kubarusha yarabayeho ubuzima bubi buteye agahinda. Kuko burya ikosa rimwe ukoze ishobora gutuma ahazaza hawe hangirika. Nyuma y'indi myaka 5, Claude ari ku kibuga cy'indege yongeye kubona Aline biramutungura. Yagiye amusanga bararamukanya. Aline yamubajije amakuru ya Manzi, maze Claude n'agahinda kenshi ati: "Mbese ntiwamenye ibyabaye? Ubu hashize amezi 2 Manzi yitabye Imana." Aline yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, hanyuma amubaza icyo Manzi yazize. Claude yamusubije ko yakoze impanuka ari kumwe n'umugore we n'umwana, bose bagahita bitaba Imana. Aline yarababaye cyane, mu mutima aratekereza ati: "Nibyo koko, iyi si ni nta munoza, ntacyo wakora ngo inzira ihore igororotse, kuko ntawe iha amahirwe aruta y'undi." Claude yabajije Aline icyo aje gukora ku kibuga cy'indege, nuko Aline aramusubiza ati: "Dore mperekeje uriya musore uri hariya hirya, ni wa muhungu wanjye wakuze. Nyuma yo kubona ko muzi amahirwe yo kwiga, nahize ko nzakora uko nshoboye kose umwana wanjye akiga. Rero naririye ndimara mu buryo bugoye bwo guca inshuro, ariga ararangiza ari uwa mbere mu gihugu mu mibare, ubugenge n'ubutabire. None yahawe buruse yo kujya kwiga muri Amerika gutwara indege." Claude yarishimye cyane, maze asimbukira umuhungu wa Aline aramuhobera, aramukomeza. Kwihangana biramunanira, amarira aratemba. Ku mutima aratekereza ati: "Ubuzima bwose wabubayeho sibyo bigena imibereho y'ahazaza hawe n'abazagukomokaho." Claude yakomeje kurira, Aline abona bidasanzwe, maze abaza Claude ikibazo afite kimutera kurira, maze Claude n'agahinda kenshi aramusubiza ati: "Dore akari agahinda kawe nibwo kavuyemo ibyishimo byawe uyu munsi, ariko twe twibwiraga ko hari icyo twakurushije, uyu munsi nitwe duteye impuhwe n'agahinda." Aline byaramucanze, abaza Claude ati: "Uretse se Manzi n'umuryango we bitabye Imana, we hari ikibazo kidasanzwe ufite?" Claude yaramusubije ati: "Dore uriya ureba wicaye hirya yacu ni umugore wanjye, tumaze imyaka 6 dushakanye,
ariko twabuze urubyaro. Twivuje ahashoboka n'ahadashoboka mu Rwanda biranga. None ubu natwe dutegereje indege, tugiye mu Buhinde kwivuza kugira ngo turebe ko twazabona urubyaro. Gusa nuko ari ukwanga kuva ku izima, naho ubundi turimo gutayanjwa, kuko inzobere zitandukanye zadukuriye inzira ku murima zitubwira ko tutazigera tubyara. Aline agahinda karamwishe, amarira amubuga mu maso n'umutima ati harya ubuzima ni iki? Inkuru zigaho ibyiza n'ibibi bihora binyuranyuranamo? Ese ni iki umuntu yakirata? Nta na kimwe, kuko icyo wakirase ni cyose kizakuzanira ikibi. Bivuze ko nta n'umwe wahiriwe kurusha undi, bivuze ko nta n'umwe wahiriwe n'ubuzima.